Murumve twana twanjye n'abaraz'urukundo, murarugira intego mwese aho mujya hose, rubabera umutako mwiza uwo rubaranga amanywa arinda nijoro, ntihagire ikibakanga. Uzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu. murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana, nzahorana namwe simbura ibibarwanya. wa mwanzi w'icyatwe ujya ubakurura mu cyaha, nzamukubita ijanja mwimure muhumure naratsinze n'imikurukundo, ntihagire ikibakanga. Murumve twana twanjye n'abaraz'urukundo, murarugira intego mwese aho mujya hose, rubabera umutako mwiza uwo rubaranga amanywa arinda nijoro, ntihagire ikibakanga. murizirane cyane mumenye kundara umwanya wanjye, ntibaguhina kandi umusanga ntukabikangwe. ujye umpamagara nanjye nze tujye tujyana, ntihashire imisozi ngorora umureba. niba kandi usanga ari ujye umuhunga, ujye unyamaza nkuvure nawe uri umurwayi. muhumure naratsinze n'imikurukundo, ntihagire ikibakanga. murumve twana twanjye n'abaraz'urukundo, murarugira intego mwese aho mujya hose, rubabera umutako mwiza uwo rubaranga amanywa arinda. amahoro maze amucyure kandi babana yishimye yishimira umwanya ndasimburwa ugiye kubona uruhare rw'Imana. bavandimwe ibibazo byacu barasaba umutima usukuye imbere y'Imana ishobora byose. imbere y'abavandimwe kuko naracumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo niyemeje gutunganya, kuko naracumuye rwose, icyo bituma nigenga muri mutagatifu w'iteka, abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe umusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose n'itubabarire ndetse ibyaha byacu azazageze mu gihugu iteka. Amen. Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Kristu tubabarire, Kristu tubabarire, Nyagasani tubabarire. Nyagasani tubabarire. dusabe. Nyagasani Mana yacu, wowe soko y'imbabazi z'abanyabyaha n'iyihirwe ry'abatagatifu, turakwinginga ngo umuti wa Christine dukore imihango yo kumushyingura
mu mugabane w'ihirwe mu ntore zawe mu bohorerwe zose z'urupfu maze ku munsi w'izuka zahinduke imbere yawe abikereye ubwa Yesu umwana wawe umwana wacu umwana mu bana batekana n'ubwa butagatifu kw'ibihe basezerana iteka. igihe akivuga uzabagezaho ati abahungu n'abakobwa bawe bari mu nzu ya mukuru wabo barya kandi banywa divayi. nuko inkubi y'umuyaga ituruka hakurya y'ubutayu ihirika inkuta z'inzu zose uko ari enye, nayo irarindimuka igwa hejuru barapfa. ibagwa hejuru barapfa. igihe jyenyine warokotse nzabikumenyesha. yobu arahaguruka ashishimura igishura cye yikomboza umutwe arambarara hasi aramya agira ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubirayo nambaye ubundi. uhoraho niwe wampaye, uhoraho niwe wishubije. nihasingizwe izina ry'uhoraho. muri ayo makuba yose yobu ntiyigeze acumura, Imana yigeze avuga. iryo ni ijambo ry'Imana. Grazie.
yashyizeho kandi mutoya yaje kwikorera n'agahinda mu gushima igishura cye aravuga ati navuye mu nda ya mama ntabwo gusa kandi nzasubira ntabwo yazanye muri iyi si kandi nzasubirayo ntacyo njyana ubu tugamije ko azava muri iyi si ntacyo ajyana ariko yuko yari afite amizero n'uhoraho ntabwo arabahagarara yavuze ko uhoraho niba wamuhaye none uhoraho yishubije izina rye risingizwe abahaye Kristina umwana wacu none uhoraho yamusubije izina rye risingizwe uhoraho yamuhaye umwana wabikira none uhoraho yamusubije izina rye risingizwe uhoraho yamuhaye n'inshuti none uhoraho yamusubije izina rye risingizwe iyo rero twaje gusingiza uhoraho mu bintu by'akababaro bidufasha kwirinda cyane urupfu tuzongera tumubone iyo gihe turareba turavuga ubuzima bwo gukomoka ku uhoraho none uhoraho yamushubije ibyo rero bituma twirinda urupfu rutubabaza rutwiza ariko rugatwisha mu nyuma ahubwo tukaramira Yesu Kristo watsinze turushaho kumusobanurira sani ndetse tubikorana n'amizero menshi kuko tuvuga tuti Yesu Kristo amwakiriye cyangwa se ari mu nzira agenda amusanga ni nabyo twese muri ivanjiri aho batubwira Yesu uvuga ati ntugakuke umutima mwembi Imana yemeye mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi Yesu Kristo yateguriye buri wese Yesu Kristo yateguriye Kristina ari rero ajya mu cyicaro cye nyagasani yamuteguriye ari nayo mpamvu Yesu we mu ijambo ry'aduhumuriza agira ati mwembi Imana yemeye mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi Kristina rero yagiye ajya mu cyicaro cye Yesu Kristo yamuteguriye turakomeza rero kumwisura nyagasani kugira ngo amushyire muri icyo cyicaro iruhande rwe mu bukiri buhoraho iteka nyagasani yuko bidashira Razumye iteka aruhukire mu mahoro. nyagasani yuko bidashira Razumye iteka aruhukire mu mahoro. nyagasani yuko bidashira Razumye iteka aruhukire mu mahoro. Yesu yaravuze ati izuka n'ubugingo n'imibirana n'abaturage abaho yongera umuntu wese uzuka akanira ateze gupfa tubanza amaso nyagasani mwitwaye tubanza amaso nyagasani tubabaye nyagasani wariye ku ndwara z'ababona Mariya turagusabye tubanza amaso nyagasani tubabaye wowe wasubije abapfuye ubuzima dore mu muvandimwe wacu Krisitine ubugingo bw'iteka turagusabye wowe wasezeranyije igisambo dusabye imbabazi kudusaba tugereze umuvandimwe wacu Krisitine mu ijuru turagusabye tubanza amaso nyagasani tubabaye Krisitine wamwunganyije amazi y'abatisimu mu gihe cy'ikimenyetso wigishije amavuta y'abatisimu mwakire umwana wawe turagusabye tubanza amaso nyagasani
ikuzo kandi tugirire akamaro tugerageza isi ntagatifu. Nyagasani Mana yacu turakwinginze tubabarire umuyobozi wawe Mara Christine utujye igitambo cyo kwitwaraho kuri uyu munsi w'ishyingura rye maze niba itangwaho ubwandu bw'icyaha cyangwa se urusenga rwa kamere muntu ugirire urukundo rwawe umubabarire kandi usukure bwa Kristo umwami wacu. Amen. Nyagasani Yesu n'abane nawe. turamamaza urupfu rwawe Nyagasani, tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. none Nyagasani ngiye tukuvuza utwimuka tutamburiye wawe n'umugoroba tugushimira ko tunyurwa no gushengerera twagereza aya maturo kandi turakwinginga twiyoreshe tugasangira umubiri n'amaraso bya Kristo n'ubutatu duhuze twumva. Nyagasani ibitekerezo yawe ku isi hose maze bigurira imbere mu rukundo hamwe na papa wacu rero n'umwepisikopi wa Celestin n'abatorewe mu batari bose. Nyagasani uke umuyobozi wawe Christina wahamagariye imvana ku isi maze ukohereza ubumwe n'umwana wawe umeze nk'ukwe umwe no kumwigishanya mu isuka rye. Wibuke kandi ababyeyi inshuti bagira neza abavandimwe bacu bapfuye kutubwizere ko tuzazuka hamwe n'abandi bose
dawe Mana ishobora byose ikibazo cyose n'ifuzo byose tuzwa na Kristo ukaberwa hamwe nawe ukorerwa muri we n'ubwaro mutagatifu kugira ngo usimbane iteka. Amen. Tubagira umukiza n'ibitero n'ibyigisha nizo dusenga tugira tuti nawe mu ijuru. Ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungurire none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu twosya ahubwo udukize icyago. Akwiriye gukiza ibyago byose igihe turi w'amahoro maze zitwegere zikize icyaha cyose dufite n'amahoro yose mu gihe twitegereje abizera bahire no kuza ku mukiza wacu Yesu Kristo. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu twaduye inka zawe tugasigira amahoro yanjye twite ku byaha byacu ngo wige kwemera batiza yawe maze ushake bwawe n'amahoro kandi ubwire ubumwe ubaho ugateka ryose. Amen. Nimugire iteka muri Nyagasani Murayahorane nawe. urukundo rwa Kristo rwifuza amahoro. tugeze mu mwanya wo gutanga ubuhamya kuri bamwe mu bavandimwe, inshuti ndetse n'abagize amahirwe yo kumenya nyakwigendera mugenzi wacu witabye Imana.
Gisenyi. Muri aka kanya ndamusabe musaza wa Kidi atari intambwe imbere aduhe ubuhamya. Kristina ni umwana w'imfubyi warezwe n'ababikira b'Abasorusiyo mu Mirambo. Bamufasha ibishoboka byose nk'umwana w'imfubyi, bamufasha kwiga. Ageze igihe cyo guhabwa amasakaramentu nibwo bagiye bamubyara ko ari bamubyara umutesi. Yerekeye ubwo inshingano bahise bazifatanya n'ababikira kumenya. Rero bagira ngo Kristina baze babwire yavutse 1989 avukira mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi akagari ka Nyaruyinya mu mudugudu wa Gituntu. Aje arakura aza kubura ababyeyi akiri umwana muto kuko nawe ubwe ntabwo yarazi. Arangije segonderi ayirangiriza Kinga, nibwo yaje kuza muri Mirambo. Ababikira bamufata aho ashaje, ibikenerwa byose barabikora. Niko kuza kugera igihe cyo kubatizwa, ariko basabye mama bamubyara muri batisimu bafatanya izo nshingano. Arakomeza amashuri bafatanya kumurera. Ayarangije ababikira babwira umwana nta handi aribye, nta handi aribye. Niwe Mariya umwana turamufasha iki? Ubwo ababikira nyuma y'aho rero dore itumanaho kuza, reka tumushakire tuvugane. Za telefone bazaga guhamagara zatuvugane zirangije bakishyura barayimugurira, ariko atangira gukora gutyo. Ariko kubera n'iterambere ry'amatelefone yaratangiye kuza maze kugira byagenda neza bisa n'ibyago. Bimaze kwanga n'umwana muto babyiruka yabaga icyo gihe ashaka kwishyura. ariko muri icyo gihe natwe umuryango wasaga no kuva mu Mirambo uza gutura i Kigali. Nibwo mama na bashiki banjye bose bimutse baza i Kigali, nsigara aho mu Mirambo. Turasigara dusigaranye, nanjye birangomba ko mushakira icyo akora ko nacuruzaga n'ibiribwa rimwe n'ibiti
mushyiramo ibisabwa byose byari mu kirere, amakarita, mbega ibintu byose ubucuruzi byari mu kirere bibaho ngaho abakorakora nyuma nanjye bisaba ko ujya i Kigali, nubwo nanjye i Kigali ntabwo mbisigaho iyo yari afite yarabisigaye urabwira i Kigali ariko sigara ucuruza ibiti nakubwira ko rweguriye kuko babera Kristina yari umwana ubona ko aratungana cyane kimutera ariko nyuma naje kuganira na Kristina mbere yuko afite ikibazo cy'uburwayi yatewe n'abavuzi yakurikiraho ubuvuzi bikaba kiri ikibazo byasaba amafaranga uhora hafi kuko utamubaga hafi wasangaga ibirwayi ugasanga jaragaye wamwirerana ati kuba ntacyo bikaba bikomeye bikarira nyuma rero tuje kwimukira i Kigali nsigaye ibintu rimwe mu bibazo ko bimeze ko izuba rigenda kandi baragenda nyuma nuze kugeza gutembera n'abantu bahamagaye hamwe bati Kristina bagira mushiki wanjye kandi mbese barakora cyane yahise afata inisiyative agashaka asanga nuko arahura bitabaza abavandimwe abanyeshuri biganjemo bafite gurupe umwana yarabinjira mu muryango mu bitaro yarabinjira umuryango mu bitaro ukamuha hose umwana agabanya ubuzima ngabanya muri Kigali yabanje gukora ibintu made in Rwanda abikora bakagenda kwishyura akora nta kibazo kuko yakorera aza kutubwira ko yimutse yagira ahandi mu gihe abasaza n'ibindi atarasubiramo zarimo kayamani za leta byose muri iki gihe rero gukorera umuntu nibwo yaje kuvoma ahomba magana kubera cya kibazo yaba abadafite uruhara kuvuga kabikingo kujya kumenya ibintu bageze muri Kristo kandi Yesu yaremewe ntabwo byari kandi ariko yaratwihereranye kubyihererana gushidika umwana ari mu rubanza bamukatira imyaka tujya kureka umumama wari ufite tujya kureka uwo mumama turamwigira biranga ati ibintu byarabaye byageze ku kintu turakireba Kristina tujya kumusura amazi ase utatubwiye
kugira ikibazo none byaba ntabwo yari afite uburyo birambuye icyo dukora ariko yari miremire twamwitaga aho bishoboka twamusuraga ko tubishoboye nyuma nibwo twaje kumva yuko bamwirukanye inaha naho turagerageza bishoboka tukatwohereza amafaranga tukavugana tugiye kumva twumva umucamanza yuko yavuye biradutegura kandi barabyakira nk'uko twumvise isomo rya mbere ry'ivanjiri Kristina ari kumwe n'Imana ibyishimo ni umunezero ko Imana yamwakira mu byishimo natwe rero reka two guhera n'agahinda twishime yuko Kristina Imana yamwakiriye ntabwo ndi buvuge menshi nagira ngo abamasera bahagarara abamasera ari nabo twafatanyije kurera ari nabo bamuduhaye bazi nabo bagiye icyo babagezaho Kristo avuzwe nk'uko mwabyumvise Christine yarezwe n'ababikira nanjye namumenye nsura ababikira bwa mbere naramusanze abana b'ababikira mu mirambo turamenyana gutyo n'igihe cyose nahagaritse n'ababikira bose bari mu mirambo baramumenye ndetse byarangiye bwasohoka muri bahura n'abandi bamwitana amaso ariko n'umwana wamenye n'umwana w'ababikira ubwo rero bamwe mu babikira bamwakiriye bakanabana nabo nawe hari ibyo banditse bigufi yabyo ngiye gusoma kuri Christine wa Mariya yageze mu babikira n'abasuhuza mu birambo mu mwaka wa 2002 ashakisha aho yaba kuko yari atagifite ababyeyi kandi aho yarerwaga hamunaniye ababikira babyigaho bafata icyerekezo cyo kumwakira bamushyira mu ishuri rigakorera mu birambo Tronkome nayo ayiga aho mu birambo mu ishuri ry'ababikira Birambo nyuma akomereza i Muhondo mu karere ka Gakenke arangije ashakisha akazi biramugora ariko agafashwa cyane n'umubyeyi w'abatisimu igihe cyageze akabona icyo akora ubundi akadusura ariko asa n'uwitaruye ababikira kugira ngo nawe afate ubuzima bwe mu biganza kandi ashobore gutegura ejo hazaza ibyo yabifashe n'icyerekezo cyo kwitabira ababikira mu myaka ya 2013 kuva ubwo kugeza ubu yabanaga n'inshuti bahuriye mu kazi no mu bundi buzima busanzwe twongeye kumva ibye bamujyanye muri prison Imageragere twagerageje kumuba hafi no kumusura bamwe muri twe bamugezeho inshuro nyinshi gusa transferi ye Nyamagabe ntabwo twayimenye ubwo kugeza ubwo yari makuru ya hafi twamenye na Christine wa Mariya yari umwana uzi kubana n'abantu twanavuga ko abantu bose bitanze kugira ngo dushobore kumuherekeza Kristo
inshuti ze n'abantu babanye bose babyirukanye kandi turabashimira tugashimira ndetse namwe basaseredoti mwadufashije gufasha uyu mwana wabayeho muri ubwo buzima bwo gufashwa n'abagiraneza. Yarakundaga kandi agakundwa, yari umuntu ushakisha uburyo bwo kubaho, agatekereza imishinga inyuranye, agakora ibishoboka, byaganga agashakira hanze. Christine Imana imwakire mu buzima bw'iteka, aruhukire mu mahoro, turakomeza kumusabira. Murakoze. Arakoze cyane Marcela ndetse n'umuvandimwe wa Christine Rudasingwa. Rero nk'uko mwabyumvise kuko Christine abana neza kandi afite inshuti, hakaba rero hari umuntu bavuganye bwa nyuma, uwo muntu akaba yitwa Makire nawe yatambuka akatugezaho ubuhamya. Murakoze. Christine yakozwe nitwa Makire nk'uko bimubwiye. Christine twahereye hashize n'imyaka 20 kuko namumenye niga muri Esariraho mu mwaka wa 2005. Rero Christine ari umwana uzi kubana na bose na benshi, reka mvuge na benshi cyangwa hafi ya bose. Iyo mwahuraga ntabwo yifuzaga kugutakaza mu buzima kuko yari azi kubana. Yagize amahirwe rero yo kuvugana nawe bwa nyuma kuri Noheli, ubwo yari arwariye Nyamagabe. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuko ubuzima bwe babuvuzeho cyane, ubwo yagiye anyuramo ntabwo ndi bubisubiremo, ariko nihuta agere ku munsi we wa nyuma ubwo twavuganye. Nagiye kubona mbona nimero ntazi yampamagaye, arambwira bati twambara Christine wamuzi. Ndavuga nti ndamuzi. Bati rero amaze iminsi 3 kuri ogisijene arwariye ku bitaro byo mu Kigali. Numva birantunguye kuko akenshi iyo agiye kwa muganga yashakaga telefone akabwira umuntu ati mvugishirize uyu muntu, ibyo nshoboye kumufasha nkamufasha gutyo. Hanyuma uwo muntu arambwira ati rero Christine ararembye cyane kandi akeneye imbuto. Ndabona umpamagaje Tigo, mbwira umuntu oherereze nimero ya MTN nohereze n'imbuto mumugurire, ubwo ngiye kwitegura nzamugeraho, ntabwo nzi ko ari mu bitaro. Hanyuma rero hashize akanya arambwira ati bagiye kumucisha mu cyuma, naza kuvayo ndaza kumuguha kuvugisha kuko ndabona arembye. Ibyo byose byabaye ku munsi wo kuribona. Hanyuma Christine kuko bavuye kumucisha mu cyuma aramwohereza, turavugana, arambwira ati Makire ati ndarembye, atuma bariza abantu bangireho, ati kuko ndembye cyane ndumva ngiye no gupfa. Ndamubwira nti humura ntacyo uri bubere, gusa muri kumwe. Hanyuma hashize akanya yaremerero irampamagara, arambwira iti amafaranga ntuyayohereze, bamuhaye transferi yo kujya i Butare. Ubwo ndavuga nti noneho nanjye i Butare uze kumubwire nimero yanjye arayizi. Ubwo dutandukana gutyo hari nko mu masaha 9. Bigeze nimugoroba yaremerero irampamagara, arambwira ngo Christine birarangiye. Ati birangiye ataragera i Butare, ati ambulanse isimugarura ku Kigeli. Numva birantunguye, kubyakira birangora. Ubwo mbona numva irambiriye pe mu buzima. Hanyuma nza kuryama, nshyira ubwenge ku gihe, nza kuwusanga hari akaremero ka Masera. Mu bamasera bamureze Kicukiro mu Birambo, Seri Anesi. Bukeye ndamuhamagara ndavuga nti ese amakuru ya Christine yo kwitaba Imana namwe mwaba mwayamenye? Ambwira
ridashira umweru iteka aruhukire mu mahoro. Urakoze kuduha ubuhamya kandi dukomeze dukomerane biba byoroshye. Rero afite n'ubwumva barira muri abo babikira barira Claudine tukajya tumusaba ko nawe yatambuka akagira ubuhamya. Ntabwo twizera amagambo cyashingiyeho n'ikintu Marcel yavuze ko Kristo yaje kujya mu buzima bwo hanze, nanjye nagiye mu buzima bwo hanze, biragaragara yuko hanze atari Kristo yaza kuba umubikira ntajya hanze, Kristo nta kibazo yagize, yari kwitabwaho uko bikwiriye. N'izo mpanuka zo gucuruza agahomba bari kumushakira akazi kizewe, ntabwo ibyo bintu byarabaye. Isomo mvuye muri yo nuko hanze nanjye naragiye, Kristo yaramusaba mu babikira, njyewe ababikira bose ntibashyashyanaga nibo bandeze bose barapfuye, ariko ndavuga ati hariya ni iwacu reka nsubireyo. 2003 nsubirayo, umubikira witwa Koleta niwe twari twarabanye namwe ati se mushyire mu ishuri cyangwa muhe akazi. Urumva rero yaratorokeye nyine ntabwo ari bayo batemaguye ntaho hari, n'ubu nari bari mu buzima bwo hanze neza amafaranga ndamubwira ngo mpakaze.
byagiye ukaba wize kubibwira niba kuko nabyo nagize ndabigaragara rero Christina namusize mu bityo bityo kubona abakeye barakaye nanjye kumva no kwigaragara byo biranga hari igihe umuntu aba afite n'ubujiji sinzi uko nabivuga ndavuga ati hanze yo gushaka ubuzima hanze nyine ndabona icyo baranze kumenyekera no kubyakira sohoka gutyo Christina ndamusiga arigaragariza nongeye guhura na Christina ampamagaye ni nabwo duherukana yarampamagaye akati Christina niwe nagiye kumenya ati nayibonye nagira aho nze kureba ni rero ndi ku Gisozi araza umwana aransanga aransura aramfata ajyana n'aho aba nawe ambwira ko nyine akorera mu mujyi sinongeye guhura na Christina nongeye guhura nawe rero nyine ariko mbese n'abavandimwe rero banze nawe nta kintu nari ntakirekeraho ngaho rero tugasangiza abandi kandi gukomeza aho bagera mu buzima rero batubwira amashuri bigenda ari ishuri ubuzima yaciyemo mwabyumvise bavuga ati imyaka ibiri rero iryo shuri yagize wenyine hari abanyeshuri bahuriyemo asabwa nawe baza kurubuhamya Isezerano nagerageza kuvuga muri make kuko amasaha yagiye igiye kuba kuri Christine ntabwo byinshi Christine ni umwaka wa kane muzi njyewe namusanze nagerageje yari yarahuye n'ihungabana kitwa ihungabana kuko njye mumenya cyatumye ndamwegera twavugaga muri iryo sezimwe ariko nkababazwa n'uko agenda mu wese wahuriye munsi y'abatamuzi atuzi ibintu byambayeho atuzi ko bakagenda buragenda bakanatira imyaka 7 hejuru y'amafaranga n'igiceri cy'ijana nariyeho ati bazi ko nta muntu uvuga ijana nariyeho cyangwa igiceri cy'ijana icyo kintu cyabaje Christine cyane ku buryo yumva ubuzima yabukanze akajya abwira ufata ukoremeze ugende zihorera kubera politiki yambaye igende zihorera ambwira ntibubara n'uko witeka ntukaza gukora ndi umuvandimwe wawe ikibazo ari ubyuze ubwire ntukajya ugenda ubwira umuntu uwo ari we wese gerageza ukomere kuko buri wese uri hano afite akababaro ke kandi ushobora usanga ari ufite akababaro kakurenze Christine yaranyumviye ikintu cyahanze Christine mu myaka nari muzi ndari mu rwanda cyangwa umusazi ndabyibuka nageze Christine akora mu bintu by'ubutabera neza amategeko ariko byari byaramubayeho wagira ngo yarazi amategeko akaganiriza umuntu ujya kubona uzavuye neza akamufasha guturira hamwe n'abandi bafatanyaga bagashaka ingingo bagafasha abantu hari igihe bagirwa kurya cyangwa ugiye kunywa n'amazi akumva ko agomba gufasha abantu bashyashya bose baje akumva ko agomba kurara bageze baganije niba ari gufata data z'ingenzi zo kugira ngo bafashe kujurira yamaze kuzifata Christine yamukomaga akarengane ndabyibuka igihe rero usanga nk'abayobozi mu gipangu babo barenganyije agatangira gutukana nabo yumvaga yamuvugiza umuntu uwo ari we wese bitaba kuba ibyo biva mu muntu aribonekeza kuya akambwira ati ko nkaba ariyo kwiga amakuru ubona aribyo akitotomba cyane kuyagituza kuko nanone gusakuza nta kintu uri gukemura aho tubizi inzira y'umugore yumvaga umuntu wese abona ari kurengana yamuvuganije Christine yagira ngo urukundo rurenze kandi akabamukumirwa n'utundi dutoya twarabyukaga saa 9 twari n'undi mushuti wacu umwe bari batatu buri saa 9 akaza kumvisa kandi yarigaga atitaye bari bwirirwa asinzira mu ishuri akaza tugasenga ndabyibuka banakira yari yabwiye mu gitondo bwanjye bari mu makirwa ni nta byose abwiye bari mu makire ariko aturembera neza ariko usohoka uze kumvugishiriza yagasanga bakatiye koko kwihangana biramunanira njye nari kumwe ariko kwihangana biramunanira banga ikintu cyambayeho cyamubabaza kureta uko ngiye bibabaye arambwira ati ati ntabwo tuzongera gusenga ati nigute njye nasomye kesi yawe mu buryo cy'urengana
uri kuziga ibintu utazi utegereje unabona barangiza bakavuga ati kireba nanjye ibintu byambaye ati ntizasubira mu kiliziya ati niyo mpamvu uvuga ushobora kubitaho byansabye imbaraga kugira ngo nyine Kristo yongere ku murongo ati ndasenga ubutayu ubyutse ubunywereza isukari ati urabona ko ndi wenyine n'ababikira bashobora kuboneka rimwe mu mezi 3 cyangwa 4 bazanyitaho ubuzima bushobora ati Imana yiyongera impambabaje ati ubuzima bwanjye bwose nabaye mu kababaro atari ko Imana ibaye ngubu ati iranyishe ati rero nta kintu kugira ngo kuvugana nayo ndabwira bikomera twasize gusa gushaka ko Imana ko kwakozwe ubu Imana ifite impamvu twarabanye umugenza gutaha maze imyaka 2 nk'uko rero bisezeranye nakomeje gusura yamuje na Kiti ndamushimira cyane Kiti uri intwaro kandi n'ukuri warakoze cyane iyo byabaga cyashatse ariko no ku byo bwa Christine nabwiraga Kiti atitaye ku bintu arimo atitaye ku zindi mbogamizi yari afite Kiti nawe yari mu bibazo byinshi akambwira ati ni mu rugamba ariko ntekereza bijya kumureba Kiti akihangana akajya kumureba yaba akambwira ati Christine Kiti dusuhuze nibuze bwanwa ndabukana amaso ku maso buri kwezi kwa 2 nagiyeyo ngiye kumusezera ko nagiye kuva mu Rwanda yambwiye Christine ngiye kugenda ariko uzagenda ndagutereranye yambwiye isabira ntacyo mushinze ati genda numera neza nzameze neza ariko se urahangayika Kiti ntahari ati nta kibazo uzagira ati nubwo ugenda bizi neza ko ufite ku mutima kandi nakibaza aho yaragiye mushyira za mukuru wanjye kugira ngo ngeneye amakuru ye mukuru wanjye akamvugisha ibyo yavugaga yamuhamagariye ikintu kimbabaje mu kwezi kwa 9 ariko nagize umuhanda wo kuba kugaruka mu Rwanda nako bavuga ku kwezi kwa 3 numva gusa amahoro mu kwezi kwa 10 kuba kurangira ndi mu Rwanda ntabwo nari nzi impamvu abana reka nihindirize kwa kitakurangira ukwa 10 kurangira ngeze kwa 12 hanyuma mu kwa 11 najya n'amahoro amahoro gusinzira bikanga byangira mfashe umwanzuro amagaro ushobora gukatike amatike ndazi naje ntegeka ko ngomba kujya kumureba gusa napanga kujya kumureba rwa rutugu urambaza cyane biragira no muri kujya kumureba kuwa 3 Kiti nibwo yahamagaye ahambye ati Christine ari mu bitaro numva ko ntari mari natekereza ko ashobora kumva kumpamagara ngo abwire ati ntarwara kuko ajya abigenza ndabwira ati turabigenza gute ko tuvugana nahegeze Rubavu nahise ngombwa kuzajya kuvura kuwa 3 aje ati nanjye kwinjira mu Rwanda daraniwe nawe yamaze iminsi adahaje nuko ngenda nibwo yabitse bakabwira sisigaye ndwaye mara yagize ikibazo cya hemorrhoide ariko bamenya iki ntabwo ikaze cyane nzakira ndabwira gukora kuva mpamvu baguhereza imboga nzagerageza tubona amafaranga yo kukuganira ubonye imbuto ubwo kuri uwa 3 muri bucyari bonane maze kuvugana na Kiti ngo ndakoreshe kugira Rubavu ugerayo kuwa 4 mu gitondo ubwo twari tugerageza kugira ngo rero abari mu cyumba tumubaze ibintu bivanwa ya Christine n'icyo twakora no kuwa birata bw'iki hano nabonye abagerageza bose bakanditse nta muntu atwafite kuwa 5 nijoro kidahamagaye ndahangayitse ese nta muntu babona ndagerageza atari banyura bahaza gusubisha mu gitondo bwije kuwa 5 mu gitondo Kiti nibwo yahamagaye ambwira ko Christine byarangiye ntabwo nari ko Christine bwa nyuma twabonana ari mu giseke
twabona n'udakibashe kutugisha. Ariko niko Yesu yabishatse, ntabwo Yesu akorera mu bumba. Ndashima Imana ko ari we bikoze. Ni ukuri ibyo nari kubwira abantu wagira ngo ni Imana yabikoze kuko idatarahari nanjye sinari bari, ariko bikaba byabaye twese duhari. Neza ko Imana igira ngo Kristo na ukuntu aherekezwa. Nshimira abavandimwe twabanye mu gihe ni ukuri Imana ibahereje. Abo turi kumwe hano hari n'abasigaye bahagarariye delegasiyo nini, ubwitange bwanyu n'umuhate w'abanyarwanda byo gusa ku Mana. Namwe aho muzadukenera kuri turahari. Bashimira n'ababikira, ntabwo rero nzi ko tubibona ababikira tuzana. Kuko rero abagenera z'umubikira bamwe bakumenya uwo twavuganye bwa mbere ese Rose, nawe kandi yagize umwana ntabwo muzi cyane tubwira abantu uwo muntu ari kuziranye twebwe dusa nkaho turi abanyamahanga kuri we, ariko yatubera umuvandimwe atubera n'umugisha. Abari kwigereza bavuga ati Kristo yari imfura, izina ryawe ryo muntu yari Maseramoko. Kristo yakundaga Imana, yakundaga umubyeyi Bikira Mariya, agakunda isengesho ry'impuhwe z'Imana, agakunda kwitangira abandi n'ubwe yakibagirwa. Muvuze navuga byinshi, Nyagasani mwakire amwereka iteka aruhukire mu mahoro. Kandi mwese Imana ibamugisha, dukomeze dukomere, dukomeze tumusabire, kandi n'abapadiri badufashije ni ukuri mwakoze cyane. Imana ibamugisha. nanjye uburyo bwuze nyine bavuze byinshi, ariko icyo dushimira ntabwo gahunda byacitse. Nanjye iryo shuri twarihuriyemo, ariko Imana imwereke ibyo bidashira, ntawe wize n'abegeranya ni ukuri. Dushimira natwe twese izina rya bagenzi banjye twabaye, reka rero nshimire Kidi warakoze umuvandimwe mwiza, nshimire n'abo twabaye nabo babaye imfura izi mbaraga, bityo na sosiyete twabayemo tukatekereza ko hari abantu bafite ubumuntu kuko urumva n'ubundi bubari bwabo, ariko Imana yadushoboje ibintu dushimira. Dushimira rero ababikira n'abandi bose bihaye Imana. Imana yahaye umuhamagaro wo kugabanya imfubyi no kwita ku bababaye. Ababyeyi badufashije muri iki gitambo, Imana ibamugisha. Murakoze. Munyemera n'aho yapfuye kuzabaho, byongera umuntu wese uriho kandi akanyemera ateze gupfa. Bityo rero twongeye turagize Christina Nyagasani. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, ibyo ushaka bikorwe hose, umubane wawe ijuru. Christina abamarayika bakujyana mu ijuru, nugera abahawe Imana bakwakire, bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu.
urugaga rw'abamarayika n'urwakire maze ubone iruhuko ridashira hamwe na roza mu kirenge. Ijambo ryose naba umugisha Mana Data na Mwana na Mutagatifu. Ujyana n'umugisha kugira Kristo. Nakundi padre mukuru wa Masakatedrale Twaniseti. Nanjye ni padre Mwana Boniface. Ndomoni yari akwegereza. Gukomeza Rwanda. Murasani Yesu Kristo bimaze gatatu mu batagatifu imbaga z'Imana. Niyo mpamvu imva y'umuntu wari kwibutsa ko tuzazuka. Ubuntu bwawe n'umuyoboke wawe ukina kurukana amahoro we n'umugisha imva igiye kurukurirwe ingeri igihe uzamuzurira iteka uzava kugira tugiye kubika umubiri we mu gitabo kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse. Muze dutakambire umuvandimwe wacu Kristina kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka mu kirimo batagatifu mu bwami bwe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe
nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungurire none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu twose ahubwo dukize icyago. Amen. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. kugira ngo babe abantu bashinzwe kudufasha bashyiriho umushumba wanjye ndagira mu rwuri rwiza, ntabwo nikanga ibirura biraza kabinda, ivuyoye kandi muhora mu biganza ngenura.
turi buvuge byinshi kuko byinshi twabivugiye mu kiliziya. Hano ndagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima. Christina nk'uko twakomeje kubivuga, nta muvandimwe nta babyeyi, ariko abavandimwe turahari pe, uko mutubona hano nta murumuna we, nta mushiki we, nta papa we, nta mama we, ariko ni inshuti ze, turi abavandimwe. Ubwo buvandimwe rero tubukomeze, tumubereye ababyeyi be, tubamubereye barumuna be bakuru n'abandi bibe gutyo. Ntabwo ndibuze kwizimba mu magambo, ariko mbikuye ku mutima ndabashimira cyane ubwitange mwakomeje kugira. Fabiola, Kidi, mwarakoze guhuza aba bantu bose tukaba turi kumwe uyu munota. Byari kuba bibabaje iyo Christina yadaherekeza, ariko kubwo kuba afite abavandimwe, inshuti, yaherekejwe, kandi natwe turabishimira Imana. Kandi mu by'ukuri umutima tuwubarane kuri Christina gusa, tujye uwo mutima twagaragarije Christina tujye tuwugira n'abandi bose, kuko ijambo ry'Imana rirabitwigisha. Mpe padiri adusabire umugisha dusoze. Namara kuduha umugisha turahurira Frashere hano mu mujyi, niho turakarabira. Murakoze. Muragize Nyagasani, twinyujije ku mubyeyi wacu Bikira Mariya. Urasanzwe Mariya, uje muhorana n'Imana, urahuje abagore bose umugisha, Yesu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha, ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Uje muhorana n'Imana, urahuje abagore bose umugisha, Yesu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha, ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Uje muhorana n'Imana, urahuje abagore bose umugisha, Yesu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Kubwo twamageze kumva twashije inyuma y'ubundi, agutakambira mu murengero musabire, icyo gituma mwizera ndakuzana mukanyera mpamare ukunda umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiberanye z'ibyo mubwira, ujye umubyiteho. Amina. Uradusabira twese abahungiyeho, uradusabira twese abahungiyeho, uradusabira twese abahungiyeho. Udusabire maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nawe kandi murare. Amen. Umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore umuhungu w'amasekuruza yose azanyita umuhire, izina rye ni ritagatifu.
y'umutima wabo. Yabanuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, bazaguza abakene, abashonji abagwirije ibyiza, maze abakire bagenda amaramasa. Yatabaye Isirayeli umugaragu we, kuko yibutse impuhwe ze. Ubawe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nuko bisanzwe iteka bubawe n'ubu n'iteka ryose. Amen.